Cizo wari code twakoresheje tuyishyiraho birakunda. Ari ubwo merezo umuntu tuvugana nunzi ibya ariko nyine ndashaka gusobanukirwa ikibazo kiri aho ngaho kuko urabizi ndabigusobanuye ko ndi mu Burundi kandi mfite iminsi mfite nk'icyumweru kuza n'ibyoroshye gose urumva ndi bigenze gute. Oya we muvugana ntari biwabona abonye n'uburyo byeranja nyine bikagenda neza. Sawa nari. Sawa. Meze bite? Ni sawa. Nde turi kuvugana? N'umugore wawe. Bizare pfa kumanda turebe. So kumuhiga se n'uburi sibyo twiyeme. Tukoze amanda reka mbaze nsengere basi inzu. Sengere inzu. Umusengere nawe ubwe iyi nzu yaje kubamo wasanga ari n'imivumo y'abatinganye n'imidayimoni ya shitani. We bantu sengere inzu tugende tujye kumushakisha turebe ko arantu twamubona. Mama yanje subi ibintu n'ibiki koko. Ari mu Burundi iminsi iciyeho ayisafa abona misi yo kujya mu Burundi yagiye gukora yiki yajyanywe n'ibiki. Nyiringabo Imana uhagaragare kuko uri Imana nzima. Izi nguni zose ibyo bashyizemo bikuramo mu izina rya Yesu. Iyi nzu yose birimo byose by'abadayimoni bisohore mu izina rya Yesu. Zibona abana kumanga ari ungerekane yegeruka nje hano ku ruhande ubwo afunguye agahita mbona aho ngaho byabari. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Come to me. Je t'aime trop. Nalingo mingwana. Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Oh yes nongeye kuguha ikaze dukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV muri kumwe na Nyashya Rwanda rwanya abarwakazamura ibyishimo by'u Rwanda bagasika amatora saa 7 nimugoroba sasa amatera gakeka cyangwa gasamba ubundi wicare kuri Manzi na Innocent TV urebe ibyiza bigiye bitandukanye tuba twaguteguriye kandi byinshi cyane. Ndagusaba gukora subscribe rero kugira ngo tujye turushaho kubana neza cyane nimba utarayikora ndetse nawe wayikoze jye ugerageza usharinga ibiganiro byacu bibashe kugera ku bantu benshi kandi batandukanye. Iyi rero ni yanzira y'umusaraba yo guhiga Sadunda turimo twagarutse mu rugo iwe mu minsi yashize mwarabonye ko twaraje turamushakisha turamubura turongera turagaruka turi kumwe na madamu we nubundi atwimama twiyanga kutwumva. Uyu munsi rero madamu we yifuje ko twakongera kugarukana mu rugo rwe ariko mu byukuri ntago ngenzi banga ryatumye madamu we yongera kumbwira ngo tuzane nyuma y'ibyo Sadunda yadukoreye atwereka ko atatwitayeho atwereka ko atadukeneye. Sinzi banga afite mada ibanga ufite none uyu munsi ko mbona utandukanye na wa wundi ndabona n'uri guseka ukeye ku maso ndetse no ku myambaro ndabona ukeye uhetse ni bag nakibaza ngo nirebanga none uri tumyuzana imbayibayi utuze kuri umugabo wawe. Mwakoze cyane akabigasekwa nakeza ya cyane ikintu gitumye nza hano kuri umugabo wanjye yego uherutse twaraje atwima umwanya akimbona bararinje yakinzeho yego ariko baracyagiye nasengaga Imana yambwiye numvishijwe rimbwira ngo umugabo wawe ibiri kumubaho yego ntago ari ibizamugora ari ibizamuguma hiteka ushobora Imana irambwira ati umugabo uramukunda cyane ariko kora uko ushoboye umushyira imyenda yambare kubera Imana kubera imbaraga zanjye kubera izina ryanjye bizakunda kandi azayambara yongere yitwa umugabo yongera aba umwana muzima kandi ngiye no kumuha n'akazi keza biriya byo kwirwa yirukanka amakanzu avuga ngo nibwo buzima abireke yicare atuze n'urugo rwe n'umwana we n'umugore we bubake bashima Imana. Buriya mu gusenga tutari twagerayo buriya mu gusenga habamwe imbaraga nyinshi mu gusenga habamwe imbaraga zirutura abadayimoni zigakubita hirya habamwe imbaraga zikora ibyananiranye. Buriya ngiye narakubonye mbona uri umumama mbona uri umuntu mwiza pe kandi ushoboye no gusenga. Rero hari abamama babona abagabo babo bagiye mu mico mibi nk'iriya cyangwa se batewe na sekibi bagahita babatera umugongo
oya ahubwo iyo umubaye hafi ukamusengera birushaho kugira ute ko kumwegereza Uwiteka kugira ngo nawe yongera agaruke ariko n'ubu sinda kirama umunyamakuru nyine urumva ngomba kugira amakenga wenda y'ibintu mushyiriye mwe na rimwe simvuze ngo wenda ngo umuntu mubi ngo hari ikintu kibi wifuriza umugore wawe nako umugabo wawe ariko nabwo ngomba kugira amakenga ko rimwe na rimwe nyine hari ukuntu ibintu bishobora kutagenda neza nizere ko ari imyenda gusa nta kindi haba harimo amabuye ugiye kumukubita amabuye zana nagutwaze ntabwo ngiye ubundi icyo niyemeje ikintu kirimo ni imyenda yonyine irimo ndabona unamuzaniye imyenda myiza wa mugabo utumva baramuzanira imyenda akayijugunya bamuhereza ibyo dore harimo n'inkweto zo kwambara nanyemerera akambara oya arabyemera nimba ari Uwiteka wabivuze bavuga ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere nubwo isi yakurwa hayo ijuru rigakurwa hayo icyo yavuze igomba kugira igomba kukirinda imyaka n'imyaka reka tuhagere rero tugende tumurebe tugira amahirwe aratwemerera nitugira imyaka nyine turataha nkuko twaje umudayimoni afite ni wa wundi karande zirarutana karande Sadunda afiteyo noneho wagira ngo niyo kwa Sekibi afite karande usi umuntu ntago ari wavuye gusura ra simbizi uyu muntu ko mbona atari shyashya ubu si wavuye gusura kandi ari umuntu witwa Sadunda umutuboneye impano hepfora ntawe ubonye sawa twaba tugize ndumva kandi ni umukobwa ubwo wasanga bavuye muri bya bindi byabo umva se Sadunda ntawe tuboneyemo hari ahepfo umugabo witwa Sadunda ukunda kuba yambaye ibintu by'ibitenge n'ibiki ntari kugushira amakengara ariko ushyira umutima mu gitereko wasanga ubwongo bwatari byo reka tugende turebe nimba arimo turebe sibyo no kuri byadufasha pe bagera naremereye ntajya nakinga ni umusitari niba bakeneye ko abagabo bose baza binjira mwahanga tugende turebe Uwiteka mutabare tuhagere turebe hano n'abaturanyi ari benshi dore n'ubundi ngiye iyo tugeze hano ikibuga ndakiguha mwiriwe neza iyo tugeze hano ikibuga ngenda kiguha Simbona se hanakinguye ahubwo ndabona n'akarido yagasize hanze noneho wasanga hari yewe ubu ngubu biba binsaba kwitsimba cyane kuko kwanga iyo mbonye biba ari ibibazo ambonye aba ari ibibazo komeza ukumange Sadunda uko kuna ntabwe reba uburyo uteye neza reba uburyo usa neza imboga zibona abana koko zibona abana kumanga ari ungerekane yegeruka njye hano ku ruhande ubwo afunguye agahita mbona aho ngaho byaba ari ibibazo afunguye agahita mbona aho ngaho byaba ari ibibazo ngewe bose ubwo ahantu hari umuntu harimo rido ntabwo irimo kureba imbere yajyaga akunda no gucuranga radio none ndumva nta niyo ari gucuranga cyangwa ari kumwe n'icyana ko Satani yoshya kwinshi ca mu gikari ndebe ca mu gikari aho ngaho urebe vanguka ngenda sigara hano ku irembo kugira ngo batakuvuna yambonye abari ibibazo abari inguma abari imiguruko ngenda sigara hano ku irembo ushakisha mu gikari neza urebe uri n'umugore we wenda yakumva da umuntu nta muntu uhari ndakurahiye nahisha amaso cyakoze ndabona inkweto ku muryango ubwo ngubwo wasanga dore n'izindi hano ku irembo hano ndahabona izindi nkweto nta muntu ndimo kubona pe ndabona n'amambabura nimba banateka simbizi Sadunda se burajya ateka ariko Sadunda atarajya muri iyi mico uzi ukuntu yari umuntu mu buzima uzi ukuntu yari abyibushye niko uzi Sadunda atarajya muri iyi mico mibi ese nyabo turabigenza gute ngera kumanga wenda twumva harimo kumanga cyane ese umuntu wakomanga reka tumuhamagare kuri telefone harya hari nimero ye mfite nimero ye ariko nimba ataranamborotse simbizi n'imbabura zabo zinshiriye ikanda ayihangane 07 kandi nyishyiremo nayifashe mu mutwe mbere 07 kadushike tumuhamagare wenda twumve ariko reka nabona ari ngese kare guhita kupa ngo ndumva wanakira nonke nta n'amayinite mfite abantu ntibarinyujije mu mwihangane biba
kanze nongere muhamagare kuri simukadi ya kabiri. Reka muri simukadi ntajyaga nkunda kumuhamagaza wenda twumve ko nimero yiwe ishobora kuba igize ute iriho. Simukadi ntajyaga nkunda kumuhamagaza twumve wenda ko nimero ye yaba iriho. Dear customer, the subscriber you're trying to reach is out of coverage area. Yagiye noneho hanze y'igihugu. Yagiye hanze y'igihugu. Iyo bavuze gutya ngo abaragiye hanze y'igihugu. Nese ushatse kumbwira ko yagiye. Dore. Reka twongere tugerageze. We yagiye kurara. Nimba yaragiye mu Bugande, nimba yaragiye muri Togo, nimba yaragiye muri Mozambique sinzi. Asanga nimero ka turebe nimero uhamagaye. Singize nimero ye 94 tukanongera ingerageze. Turagira ngo ndi kukubeshya. Nundi no gukoresha nimero itari yanjye. Ubwo phone barayimwe ibyo nese ubwo uribaza urese yagiye hanze. Telefone nese nimero cyane yahise ajya hanze. Nani bari kutubwira ngo iyo bakubwiye ngo auto kari nyine ibiri inyuma y'imipaka. Nawe utangiye kunera umutima mubi. Nakutera umutima mubi dupfiki. Nese igemero cyangwa yahise ajya hanze. Ndabizi sibyo ngibyo urabimbaza ngiye ndabizi. Wewe komeza ugerageze ukumange. Nese muheruka kuvugana? Ntago mperuka kuvugana nawe. Uyu munsi nibwo nongeye ibitekerezo bya Sadono. Burangiye cyagene namaze kubyikura mu mutwe. Uretse ko ibi bintu byose ndi kubikorera wowe. Ibitekerezo byo kuza gushaka Sadono nane namaze kubyikura mu mutwe. Mbona nta n'ikintu naba nkibikozeho nyine yarananiranye. We niwo mpamvu rero we waje urambwira nongera gufata imyanzuro wenda yo kuba naza kugira ute kugira ngo turi ko si myenda ubundi sikuba waza nyine yagiye hehe ndabizi se urambaza turazanye urambaza ngo yagiye he reka tukomeze tunashakishiriza hanga ndabona hano n'idirishya rifunguye nese ubundi aribara aribara mva urambaza dore hano mu nzu cyakoze ndi kubona ibikoresho akoresha inzu ye nayinjiramo se reka da Ese nyambabarira umubwiza uko umuntu arinzanye imyenda ngo mwambike basi yambare yongere yitwa umugabo have mu makanzu n'ibitenge. Wowe buri nama nakugira nimwe sibyo senga amasengesho menshi ntago nerekwa ariko umugabo wakeneye amasengesho menshi ashoboka. Wasenga ugasengera n'umuntu urimo kureba noneho ndanahamagaye ngo phone iri hanze. Phone iri hanze cyangwa ari telefone ufite aho? Nta telefone mfite. Wenda ushobora kugira ngo ikatwongera uri kinyandiko kubeshya. Twaye wese ko yaba ari kuyivugiraho. Kanze muhamagara noneho twumve kicamo cyamakantuka. Gerageza mwana gerageza basi ubuse ubunaba naruhiki koko. Kanze nge nyihamagare wenda nantuka kanuje nyihamagare wenda nantuka. Tumenye nimba nahari cyangwa dahari. Si byose reka nongere nyihamagare. Sadunda. Nana ariko ibitutsi bye ndamugwara we mwivuganira. Nacyo. Ko akimara kumva ijwi ryanjye ni izina ry'Imana arantuka no kuri mama. Nacyo. Ndika ngewe muhamagare urumva cyereka nze muhamagare urumva nje muhamagare nimero ye uyizi mu mutwe yimbwire irana ndi guhamagara 078 nari kumuhamagara kuri Tigo 05 karindwi 10 10 5 karindwi 05 karindwi 10 79 nge nagira agatigo yiwe niyo namuhamagaraga ureka twumva ibye wenda tumuhamagare kuri MTN twumva sumba kari kuyivugiraho si wumva nyene babatinganye be bari kuvugana cyakoze madasi nkubeshye ngiye nimva hanga utamubonye utamuhaye ibyo muha ntako nzongera kugaruka rwose si ibintu wamenya ari ibiki ntandi nimero sagira 0 kuri kwimana 078 079 yego 24 84 87 256 turayifata simbizi tugerageze twumve shama ni ibintu ngiye maze kubihaga simubeshye maze kugambira ntacyo ntakoze mu Rwanda ho Cameraman nta nimero yindi ya Sadunda waturusha ya mbere ari kwivugiraho
shanyange ndumva bimaze kundenga n'uwese mba atari kwivugiraho. Alo? Ego. Mwiriwe? Yes. Mwiriwe neza. Ninde tuvugana? Ninde turi kuvugana? Ni Sadunda se? Ni Sadunda muri kuvugana. Sadu bimeze bite se? Ni sawa. Ko ndi kubona iyi nomero ari Inyarwanda, ninde turi kuvugana? Twari tugeze ahantu ba. Dusanga hari ikibazo cyahavutse. Ahubwo wowe ubu ngubu uherereye. Banyike. Bakwibye urugi barukuyeho, intebe basohoye hanze. Nyine twasanze na Randi Road kubera ibintu bye babikuye mu nzu. Barimo bavuga bati nubundi inzu no kuyifunga. Ahubwo wowe uherereye ubu ngubu ngo uze urebe ko ibintu bimeze. Data we, birankundira ko narindi Burundi si ubirankundira. Uri Burundi amagana hese? Ndi mu Burundi hano. Ingozi. Ntabwo ndi Ingozi, ndi za Kibitoke. Hafi na capital city ya Burundi Bujumbura. Madasi, wumva. None se? Hari umuntu rero wagushakaga washaka kuvugisha. Reka kuvugishe muvugane gatoya. Areko yagufasha mu ibyo bibazo. Ibihe bibazo se bimeze. Ibyo nyine byabaye iwawe. Muvugane nta kibazo. Muvugane nta kibazo. Nyina nyibe abanza nkubaze. Allo. Ngiye abantu bose ntago ari ngombwa ngo bame ngo tuvugane, ngiye ndashaka kukubaza uko ibyo bintu biraho bimeze ukumva. Yego. Hanyuma nurangiza umbwire niba uwo muntu uraho ngagiye kunyishirira. Menye byari byo. Ubundi uwo muntu muzanye bwoko ki agiye kunyishira mu we buryo kandi urabizi ko guhamagara hano bitoroshye. Mayinite kandi ufite amayinite ahagije yo kumva. Jya mayinite nyafiteho ntugire ikibazo Sadu amayinite nyafiteho. Ahubwo reka muvugane. Ubundi nsumamagaye gute gakunda ubundi kamandi babamagara bikanga. Wewe bikunda uko bigenda. Araga code nashize wari code twakoresheje tuyishyiraho birakunda. Ari ubwo merezo umuntu tuvugane nunzi ibyo ariko nyine ndashaka gusobanukirwa ikibazo kiri aho ngaho kuko urabizi ndabigusobanuye ko ndi mu Burundi kandi mfite iminsi mfite nk'icyumweru kuza n'ibyoroshye ubwo se urumva ndi bubigenze gute. Oya we muvugane ntari biwabona abonye n'uburyo byeranja nyine bikagenda neza. Sawa nari. Sawa. Meze bite? Ni sawa. Ninde turi kuvugana? Ni umugore wawe. Kanyumvira. Aso muhamba ngo ni nyasha ibyo kanyumvira ubwo kiranabeshe ngo aho hari ibintu bigize nyakayi kibeshe. Nese reka ngwaze kuvugana nawe nyashyura mushaka iki reka tuvugane ngewe kuvugana ngewe nawe birakubangamiye. Hanyuma si ushaka undi iyo niba na telefone ufite iyo ushaka undi ufite telefone atari nyashya ubu muraho ngo n'ibikamera n'ibimikoro. Ninde ukubwiye kamera? Ninde ukubwiye kamera? Basobanuye naho ndi hose. Narije kukureba mu rugo mwuzaniye imyenda ngo wambare n'inkweto twongeye dusubire mu rugo. Hanyuma muranje mukoresha trike yo kubesha. Ninde ukubeshye? Bwira nyanindi nyashya ngo gaskwere nyoko. Izina rya Yesu. Ibyo bintu niwe biri yakubye. Madafata ibyaha. Basigaye birirwa bansweza mama hejuru y'ibibazo byanyu. Sibyo? Basi hambasi ngirira ngewe basi mbabarira. Wanyine mbwira ukuntu umuntu ngirira ngewe basi. Ngirira ngewe. Basi nta kundi byagenda nyine. Ubwo nyine ngirira ngewe basi twazanye hano. Inama nakugira sengera umugabo wawe nyine urumva ko yamaze kwangirika mu mutwe no muri latete yabaye ikigoryi musengere kubw'amahirwe azagaruka viye Burundi Nese ndawe biri seri urumva ko yaragiye Burundi. Ndabizi se kambwiye kare hari. Si ubyumvishe kuri telefone. Mu Burundi. Ubu iminsi iciyeho tuvuye hano ahise afata misi yo kujya mu Burundi yagiye. Ubwo nimba atari mu Burundi ari ku mihanda reka wenda tujye gushakishiriza arapfa ku muhanda turebe. Si ukumuhiga se n'uburi sibyo twiyemeje. Tukoza amanda reka mbaze nsengere basi inzu. Sengere inzu. Umusengere nawe ubwe iyi nzu yaje kubamo wasanga ari n'imivumo y'abatinganye n'imidayimoni ya shitani. We bantu sengere inzu tugende tujye kumushakisha turebe ko arantu twamubona. Mama yanje subi ibintu n'ibiki koko. Ari mu Burundi iminsi iciyeho ahise abona misi yo kujya mu Burundi yagiye gukora yiki yajyanywe n'ibiki. Ngo nyine yagiye mu kazi. Yagiye mu kazi.
meze nk'imbwa z'insenzi sengera inzu dutahe nko kuruhira ubusa wita ibyiringiro aka kanya sibyo Uwiteka aracyahari ku bwawe sibyo komera wesengereye inzu ashobora gusanga ari nawe irimo ibintu bapfunyitsemo by'abapfumu n'ibiki wesengereye inzu turangiza dutahe tukitubega sino gutaha no gukomeza kumushakisha nitumubura uyu munsi tuzakomeza tumushakishe n'undi munsi gahunda yacu nuko agaruka mu buzima buzima Data mwiza gitare cy'amahanga uri Imana nziza uri mu Imana ikunda ubwoko bwawe akanya nk'aka ngaka tuje imbere yawe duciye bugufi turi abantu banduye turana bafite ibyaha ariko mwami Imana waravuze ngo nago wanga umunyabyaha nago wanga umunyabyaha ubwo wanga icyaha niyo mpamvu tukwinjiza cyane kugira ngo tubabarire Data mwiza rero akanya nk'aka ngaka turi muri iri cumbi ry'umuvandimwe mwami Imana ni umuntu wajweho nibiza by'abadayimoni hari umuntu Data mwiza ufite za karande nimba ari karande ziwabo ariko Data mwiza imbaraga zose uri hejuru yazo niyo mpamvu tukwinjiza cyane kugira ngo inonzu nyiringabo Imana uhagaragare kuko uri Imana nzima izi nguni zose ibyo bashyizemo bikuramo mu izina rya Yesu iyi nzu yose birimo byose by'abadayimoni bisohore mu izina rya Yesu Imana iyi miryango ijye yinjiramo abamarayika bawe abadayimoni basohoke mu izina rya Yesu uri Jehova uri Data niyo mpamvu tukwinjize cyane uriya mugabo nubwo atubwiye ngo ari mu Burundi ntago tubizi neza no uzahari niyo mpamvu tukwinjize cyane kugira ngo ugende umusange ugira ibyo bihindura mu buzima bwe mu bwonko bwo hanaguremo butinganye mu izina rya Yesu turabizi ko ubutinganye utabukunda waranavuze ngo n'umuntu ukora ibyo rusazigira abona ubwami bw'ijuru nta nibwo azigira arunguruka mu marembo yaho niyo mpamvu tukwinjize cyane byaba ari agahinda umuntu wigeze kuba pasiteri umuntu wigeze kuvuga ijambo ryawe umuntu wigeze kuba umuvugabutumwa wawe mwami Imana ntagaragare mu ntebe yawe niyo mpamvu tukwinjiza cyane tuguhamagare ku buzima bwe niyo mpamvu tukwinjiza cyane kugira ngo Data mwiza tumwaturireho mu izina rya Yesu agakiza kawe ugende umusange mu izina rya Yesu mwami Imana rero dore twaziye ubusa ariko mwami Imana ntago twaziye ubusa cyane basi n'ijambo ryawe n'isengesho tugiye gusiga hanga rigira icyo rihindura igihe hazazira muri rino cumbi azasangemo umwuka wawe mwiza azasangemo urukundo rwawe azasangemo kugira neza kwawe mu izina rya Yesu tubisabye twizeye amen ntago byoroshye reka n'ubundi nabwo nk'ibisanzwe dushimira abantu bari badukurikiranye kuri Manzi na Innocent TV tubasaba gukora subscribe ku bantu batari bayikora ndetse nawe wayikoze sharing ibiganiro byacu kugira ngo tujye tubashaho kubana neza 100% ni ya nzira y'umusaraba yo guhiga sadunda twamugorera mu buzima busanzwe tubane neza cyane murakoze